Fanya Kazi TV, we are the solution. Yap, ni kuri Fanya Kazi TV, nge ni Mr. Fanya Kazi. Reka twatake sasa. Reka mbibarize. Kuki dashboard ya Pi network iri kubatesha umutwe? Kuki iri kubavanga? Kuki turi gusomera itangazo igice? Reka dufatanye tugerageze gusobanukirwa neza ibi bintu uko bihagaze. Twese turi kubona ijambo PiFest. PiFest ubundi ni iki? Mu muryango wa Pi network, PiFest ni igikorwa kigamije gutera imbere no gukangurira abantu gukoresha coin ya Pi mu bucuruzi ndetse no muri transaction za buri munsi kwa guhererekanya amafaranga. Muri rusange PiFest bavuga ko ni igihe runaka aho abacuruzi bemerera cyangwa se bemerwa kwakira Pi coin cyangwa se coin za Pi nk'uburyo bwo kwishyurana, ndetse abakoresha Pi network bagashishikarizwa no kuyikoresha. Ibi bihe bya PiFest ni ibihe biba bigamije guteza imbere ecosystem ya Pi no kwerekana ko ifite agaciro nk'ifaranga rikoreshwa mu isi y'ubucuruzi. Reka noneho tujye kuri dashboard yacu turi kubona uyu munsi mbere y'itariki 14. Iri tangazo dusanga kuri dashboard yacu riravuga riti: uko umunsi wa Pi cyangwa se Pi Day tariki 14 z'ukwa gatatu 2025 uri kwegereza, Pi irimo iradutangariza ku nshuro ya mbere ifungurwa rya Open Network PiFest, aho tuzaba turi gucelebrating cyangwa tugiye kwishimira local Pi commerce. Bivuze ngo iki hano ni bwa bucuruzi navuga bworoheje cyangwa se dufasha urugero nk'hano mu Rwanda, ubwo n'ubucuruzi buzaba butangiye hagati y'abari mu Rwanda, hagati y'abari Burundi, Kongo n'ahandi hose hatandukanye, ariko bavuga ko buzageraho bukagurwa uko iminsi izagenda igenda yiyongera, bikaba no ku rwego mpuzamahanga. Ubwo buryo rero bwo kuba twatangira gukora ubucuruzi hagati mu gihugu bwemejwe cyangwa se bwamaze gufungurwa, ari nabwo bavuga ko abacuruzi ubu ngubu bashobora gutangira kwandikisha ubucuruzi bwabo. Hanyuma PiFest shopping cyangwa se umunsi wo gutangira guhaha uzatangira on Pi Day, nuvuga ngo ku munsi wa Pi. Ikindi kandi baravuga ko Pi yongeye gusora cyangwa se yashyize hanze uburyo bushya buzajya bwemerera abapayoniyazi bamaze kuba verified muri KYC kuba bahindura account phone number cyangwa se kuba bahindura nimero zabo. Ubwo ni kuri bandi bafite nimero zidakora cyangwa se nimero zahindutse cyangwa se abashyizemo nimero bibeshye mu buryo runaka. Reka turebe ikintu dukwiye kwitega ku itariki 14 ndetse n'andi matariki azakurikiraho. Gumana natwe kugira ngo usobanukirwe neza. Mu bintu tugomba kwitega kuri PiFest 2025 harimo icyambere ari cyo kiki: guhuza abacuruzi n'abapayoniya mu muryango wa Pi. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi wa Pi ku itariki ya 14 Werurwe 2023, Pi network irimo irategura PiFest ya mbere mu muryango wa Pi ufunguye. Iri ni serukiramuco riba rigamije guhuza abapayoniya n'abacuruzi bemera kwishyurwa hakoreshejwe Pi. Bityo ikigamijwe no kwerekana uburyo Pi izakoreshwa mu bucuruzi bwa buri munsi ku isi hose. Ni ibiki by'ingenzi bijyanye na PiFest 2025? Itariki yo kwandikisha ku bacuruzi ni ukuva kuwa gatatu tariki ya 12 Werurwe 2025. Itariki y'itangira rya PiFest ni kuwa gatanu tariki 14 Werurwe 2025, ari nawo munsi wa Pi. Iherezo rya PiFest ni kuwa gatanu tariki 21 Werurwe 2025, no kuvuga ngo PiFest izamara igihe cy'icyumweru kimwe. Abacuruzi rero barasabwa iki? Abacuruzi bashaka kwitabira bashobora gusura urubuga rwa PiFest kugira ngo bamenye ibisabwa ndetse bamenye n'ibikenewe kugira ngo umuntu yiyandikishe. Iki ni kintu rero cyakozwe ni gutanga uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo kuba umuntu yahindura telefone ku bapayoniya bemerewe na KYC. Pi network ngo yashyizeho uburyo bushya bufasha abapayoniya bamaze kwemererwa na KYC kuba bahindura nimero yabo ya telefone. Ubu buryo buzafasha abahuye n'ikibazo cya nimero itagikora cyangwa se itariyo kugira ngo babashe kubona amakuru y'ingenzi no gukomeza gukoresha konti yabo neza. Reka turebe ingingo z'ingenzi zikubiye muri ubu buryo bushya. Icyambere hari ukugenzura ko ari wowe nyiri iyo konti. Mbere yo guhindura nimero ya telefone uzajya usabwa gukora ikizamini cyo kwemeza ko ari wowe, ni liveness verification, kugira ngo hamenyekane ko ari wowe nyiri uburenganzira uri gusaba guhindura nimero. Ikindi kigamijwe ni politiki ya konti imwe kuri nyiri iyo konti nyine we umwe. Hano hari ikintu twabujijwe: birabujijwe guhererekanya cyangwa se kugurisha konti za Pi. Niba ubikoze ushobora kwamburwa uburenganzira bwo kwitabira ibikorwa by'ubukungu bya Pi mu gihe kizaza, kandi n'uwaguze nawe iyo konti ntazashobora kuyikoresha neza kubera ko ifite uburyo bwo kugenzura izina rya nyiri iyo konti n'ibindi biba bisabwa. Banadufashije kuba twasobanukirwa uko wahindura iyo nimero ya telefone. Urinjira muri porogaramu ya Pi ukajya ahantu hagenewe profile. Iyo wemerewe guhindura nimero uzabona ahantu handitse change iruhande rwa nimero yawe ya telefone.
icyo gihe urakanda kuri change maze ukurikiza amabwiriza yo gukora ikizamini cyo kwemeza ko ari wowe, ni liveness verification, hanyuma uhindure nimero. Ibi bikorwa byose bigamije gufasha abapayoniya gukomeza gukoresha konti zabo neza ndetse no kwirinda amakosa ashobora kuvuka kubera nimero za telefone zitarizo cyangwa se zaba zitagikora. Munyemerere kandi noneho tujye no kuri read more turebe neza, kubera ko abantu benshi bakunda gusoma iri tangazo ryo muri dashboard igice, ariko impamvu bashyiraho read more no kugira ngo tumenye byinshi, dusobanukirwe byinshi, cyane kuba tubwiye ko izi mbuga arizo zonyine zemewe zo kuba twakuraho amakuru ya Pi Network. Yes, ndagira ngo mwabibonye ko nakomeje kumanuka ngera hasi. Hano icyo ngambire ni iki? Turagira ngo turebe ese iyi PiFest n'ubwa mbere ibaye. Hano hari previous post cyangwa se inkuru zabanje ngo PiFest yagarutse, bivuze ko yigeze kubaho. Reka twinjiremo turebe. PiFest yagarutse, ubu turishimira Pi commerce cyangwa se ubucuruzi bwa Pi muri open network cyangwa se mu gisata cya open network. Nyuma yuko hafunguwe open network, Pi iri kubaka uburyo bukomeye cyane buzatuganisha ku ntsinzi nyuma ya PiFest yabaye muri 2024, aho yagaragaje Pi Network ko abantu bahise binjira muri ubu bucuruzi bwa Pi commerce kandi ku rwego rw'isi. Icyo gihe hari abacuruzi barenga 55,000, harimo 27,000 byari byatangiye gucuruza mu bihugu birenga 150, kandi icyo gihe ngo hari abapayoniya basaga 950 bahise bitabira nyuma yuko iyo PiFest ibaye muri 2024. Ngo nubwo byari muri enclosed period cyangwa se mu gihe cya enclosed, ariko byagaragarije Pi n'ibikorwa byayo byose ko ubucuruzi butari igitekerezo gusa, ko ahubwo byari ukuri cyangwa se impamo. Uyu munsi wa none open network imaze kwagurwa, bivuze ko PiFest rero ubu ngubu ikaba iri gushyira imbaraga mu gutumbagiza ubucuruzi bwa Pi, itanga ndetse n'amahirwe ku bacuruzi babishoboye. Nanone kandi natwe abapayoniyazi tugahabwa ayo mahirwe yo kwisanga muri ubwo bucuruzi. Waba rero uri umucuruzi uri gushaka kwigarurira cyangwa se kugira abaguzi bashya, cyangwa se ukaba uri umupayoniya ushaka ku-exploringa cyangwa se kwinjira muri iyi si yagutse y'ubucuruzi bwa Pi, amaduka ubu agiye gufungurwa kandi ngo n'amahirwe utagomba kwitesha. Abacuruzi rero ngo bashobora kwandikisha ubucuruzi bwayo bakoresheje map of Pi, ni gukanda kuri kano kantu ukinjiramo. Icyo dukwiye kumenya nuko muri iki gihe cya PiFest abapayoniyazi bose cyangwa se abanyamuryango ba Pi Network bazaba bashobora guhaha bakoresheje Pi ndetse bakinjira muri ubu bucuruzi bwo hagati mu gihugu, niba ariko nabivuga mu Kinyarwanda, ndetse bakagira ubunararibonye mu gukoresha za fireside forum na social medias. Uburyo PiFest yaba izakora ntabwo turi byinjiremo cyane kubera ko ntekereza ko hari uburyo bwagutse bazabe dusobanuriramo, ariko muri rusange reka turebe twebwe abapayoniyazi icyo tugomba kwibandaho. Icyambere ni ugutangira kujya kuri map of Pi kugira ngo turebe ubucuruzi buriho cyangwa se n'izindi dApps cyangwa se ecosystem app zishobora kutworohereza mu guhaha, ndetse tugatangira gutegura ibyo tuzahaha ndetse n'amaduka tuzahahiramo. Ikindi nuko ubu twemerewe kuba twahaha dukoresheje Pi wallet. Ikindi nanone kugira ngo Pi yacu dukomeze kuyishyigikira, tuzajya dutanga ibitekerezo. Murabizi ko ahantu tujya tugasanga hari agasanduku k'ibitekerezo, tuzadusiga ibitekerezo cyangwa se review kuri map ya Pi kugira ngo dushyigikire abo bacuruzi. Niba umucuruzi yaguhaye service nziza, yego ubishimira, ibyo utabonye kandi bigomba gukosorwa nabyo ubivuge. Ikindi nanone tugomba kuzajya dusangiza abandi experience twabonye dukoresha hashtag ya PiFest kuri fireside forum na social media kugira ngo dutange amahirwe no ku bandi bantu bataramenya Pi cyangwa batarayisobanukirwa. Ahangaha ni ibintu tugomba kwitondera. Abantu batuye mu bihugu aho exchange za Pi zikorwa cyangwa se izindi cryptocurrency izo arizo zose nibo bazaba bemewe kuba bakwinjira muri ubu bucuruzi bwa Pi. Ubwo rero hano turamenyeshwa ko abapayoniyazi bose tugomba kuzakurikizwa amategeko n'amabwiriza tuzaba twahawe mu gihugu tuzaba turimo ndetse tukayubahiriza. Ndagira ngo rero twese dukomeze kurangwa n'icyizere, dutegereze umunsi w'itariki 14 andi makuru y'ingenzi tuzamenye tuzabagezaho. Yari Mr. Fanya Kazi kuri Fanya Kazi TV. Stay in touch. Fanya Kazi TV. We are the solution.